twongeye kubasuhuza mwese mukurikiye PN4 Africa tubaye ikaze muri uyu mwanya twongeye kugaruka ngo tuganire ku makuru amwe n'amwe y'ingenzi avugwa mu isi cyangwa se ku isoko ya crypto. Hari ababyita ko ari isi ya crypto, hari n'abandi babyita ko ari isoko rya crypto. Icyo bashaka kuvuga ni ifaranga koranabuhanga rigezweho muri iki gihe. By'umwihariko rero tugiye kuganira ku makuru y'ingenzi ari kuvugwa, turebere hamwe bimwe mu bintu abantu bakwiye kumenya, bimwe mu bintu biteye urujijo abantu bakwiye gusobanukirwa. Akaba ari muri urwo rwego turi kumwe n'umwe mu basesenguzi muri iyi ngingo ni bwana Kamanzi. Wiriwe neza? Neza pasire. Yego Kamanzi, amakuru yawe y'iminsi? Amakuru ni meza, Kigali imvura imeze, Kambuye kimeze neza, ndavuga kimeze nabi kandi kikeneye. None Kamanzi, harya uretse ko dusanzwe tukubona nyine usesengura mu binyamakuru bitandukanye, usesengura ingingo zifitanye isano n'ifaranga koranabuhanga rigezweho muri iki gihe, ubundi harya amazina yawe ni Kamanzi, twakoresha Kamanzi cyangwa hari irindi zina, arandi mazina kugira ngo abadukurikiye hano n'ubwa mbere bagiye kukumva witwa nde? Ubusanzwe twakwita kuri inzobere mu biki? Mbundi amazina yanjye bwite ni Kamanzi. Ndimo ndakumva, ariko ndimo ndakumva gahoro, uri kuvuga witonze cyane. Uranyumvira kure? Aha, ubona no ijwi nari ndyumvishe. Nakoresheje bya byuma kumviramo mu matwi ariko ndikuyemo. Okay. Numvaga bitubuza kumvikana neza. Ubu ndakumva none. Ubundi amazina yanjye ubundi ni Kamanzi. Yego. Nkaba rero ariko ubundi abenshi banzi ku izina ry'umusaza. Uri umusaza? Cyangwa se murumuna w'umusaza. Ariko murumuna w'umusaza uri nawe ari umusaza. Okay. Ndimo ndasatira. Nta kibazo rero. Dukunze kubona usesengura ku ngingo. Hanyuma nkaba nkora amakuru ku bintu bitandukanye ariko nkagira ibyo nibandaho. Nkora kuri entertainment, ngo n'imyidagaduro niko tubyita. Ku makuru wenda rimwe na rimwe ya politiki, ariko cyane cyane nkibanda cyangwa nkashinga umwotso kuri cryptocurrency by'umwihariko Pi Network. Yego, urakoze. Muri makeya rero wenda ko wibanda kuri iyo Pi Network ndetse na crypto muri rusange, ubundi ko ashize iminsi tuganira kuri ikoranabuhanga rya crypto, kuri ikoranabuhanga rya crypto nibyo, ariko nka Pi Network by'umwihariko hari abantu bafite urujijo bavuga bati ese ubundi amaherezo y'ibi na yahe? Byatangiye abantu bamayininga, imyaka irashize imaze kuba 6. Wowe watangiye ku mayininga ryari? Ufite icyizere kingana iki ko ibintu bizatanga umusaruro? Hari umusaza twari duturanye kera, akaba umukene, noneho akagira umukobwa bakamurambagiza akabenga. Noneho barabireba, kera rero bajya gutya bakakugambanira bakagushingira utabizwa, bajya ujya ukabona bagutwaye. Noneho umukobwa bazana inzoga zo gusaba, ati papa agiye kubaka akabari, nta makuru afite. Igihe kiragera ajya kubona bazanye inkwano, ati data buriya, ati abaye umworozi. Agiye kubona ubukwe buratashe, baramuteruye umukobwa barashyingira. Kera babikoraga batyo rimwe na rimwe. N'iby'abapayiniya rero bya Pi niko byagenze. Pi barumva juta amaherezo yayo yarageze, ariko benshi baracyayategereje. Yabyaye umusaruro, ariko benshi baracyawutegereje. Ushatse kuvuga iki bwana Kamanzi? Ushatse kuvuga iki? Dusobanurire mu mvugo yoroshye utabihuje n'ibyo by'umukobwa n'uwo musaza. Buryo umutemera ugira intango. Nashaka aho ntangirira. Twayimayininze ni cryptocurrency, twamayininze igiye kumara imyaka 6, ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu iraba yujuje imyaka 6. Ejo bundi rero ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri nibwo bayironcinze openly, ijya ku isoko cyangwa se itangira gukora mu buryo bwa nyabwo, wishyura Pi apana kuyivunja ahubwo kuyishyura. Icyakora bashyiraho n'uburyo bw'uko abashaka kuyivunja babikora kandi birakorwa. Urumva ko rero
igihe twayigiriyemo ari abayibanjemo ari n'abayijemo vuba, igihe cyarageze itanga umusaruro wayo nuko ibyara amafaranga irabyara ite rero. Hari exchanges zigera kuri 5 ku ikubitiro bagaragaje, kuko izikorana na payi, izishobora kwakira payi zigomba kuba zarakoze icyo bita KYB, nk'uko umupayiniya yakoze KYC, know your business, umupayiniya ni know your customer. Hanyuma ibyo birarangira, izo tubona izo igiciro bashyiraho, ubwo iyo ukemera ukorana n'iyo exchange bakaba baguha amafaranga ushaka, niba ari ay'ikoranabuhanga yandi cyangwa se ari amafaranga y'ama USDT urumva ingana n'idolari, ukaba wayivunja mu mafaranga ushaka. Hanyuma rero ku by'umusaruro nanjye tuvuga n'ubwanjye narabikoze kandi bitanga umusaruro. Urugero, nabanje gukuramo igishoro nita ko nashoye. Igishoro nita ko nashoye ni megabyte nkoresha buri kwezi gusa, nta gishoro cy'amafaranga nkora mu mufuka kuvuga ngo shoyemo mugiye kurangura. Ni megabyte nkoresha ku kwezi, izo narazigaruje ndashyiraho n'inyungu kugira ngo ndebe koko bikunda, mbona birakunda. N'ubu kandi benshi baracyabikora. Nirebye statistics z'izo kuri ayo masoko y'amacoins, ubona ko n'abandi bagenda babikora umunsi ku munsi, kandi ntabwo babikora bitabaha amafaranga, kandi ntabwo kigeze bishorwamo amafaranga na rimwe, ahubwo niko iryo koranabuhanga rikora, iyo business niko ikora. Ni revolution, nta kundi ugisubiza inyuma. Revolution yije ari nzima ngayo nguko. None uvuze ko watangiye kubyaza umusaruro iyi Pi network, dusobanure neza ayo mayinite nayo ugura, izo mega uzigura ute? Ese izo exchanges zigeze kuri 5 tubwiye ni izihe? Waba uri ugurisha Pi gute? Dusobanure mu buryo abantu batabisobanukiwe babyumva. Era kugira ngo bisobanukirwe abantu babyumve neza. Urabona ko iri koranabuhanga dukoresha cyangwa se izi telefone zikoresha ikoranabuhanga, hariho amahirwe menshi yo kubona yo gukoreraho akazi, atari uko ugiye mu biro, atari uko ugiye kudepoza ahantu, atari uko ugiye mu murima guhinga, ukayikoresha kandi ikakubyarira umusaruro. Muri ubwo buryo rero twakubitanye n'uwo mushinga uduha akazi mu buryo bwo kumayininga. Icyo bagusaba ni ukumayininga, hanyuma ukuzuza imyirondoro bagusabye kugira ngo bazabone uko baguha ayo wakoreye. Ariko iyo bayaguha mu mafaranga yabo, nta manyamahanga, kuko ntabwo ari ay'igihugu runaka, ni amafaranga y'abantu ku giti cyabo, nk'uko umuntu yaba afite business ye, hanyuma agashyiraho ifaranga rye. Igihe tugezemo kirabikora ibyo rero. Maze gukora, iyo ukoze baguhemba ku isaha. Igihe iyo kigeze tukaba twaremerewe kuyakoresha, hasigara ikibazo cyo kumenya ngo ndayakoresha he. Hari companies zemerewe gukorera muri Pi zitarazana ibicuruzwa cyangwa serivisi ngo tuzishyure Pi, ariko baduhaye exchanges zishobora kudufasha kuduha amafaranga dukeneye, ari nazo nakubwiraga. Urugero naguha ni nk'uyitwa OKX, yene yokoresha iyo niyeho OKX niyo ukoresha. Ni bivuze ko ariyo uriho ushaka kuba ucuruza, watangiye kubyaza umusaruro. Yego, yewe nayifungujeho konte, ifite wallet yayo ishobora kwakira Pi. Ntabwo exchanges zose zemerewe kwakira Pi. Ni ukuvuga ngo platform yakira Pi ni yamaze kwemererwa na Pi, ikaba ifite wallet yakwemera kwakira Pi, ishobora kwakira Pi. Nanone kandi nkaba nafata ayo madolari nkayaguramo Pi, amadolari y'ikoranabuhanga bita ama USDT. Hanyuma iyo nyabonye jewe nshobora kuyavunja mu yandi mafaranga y'igihugu runaka, kuko ama USDT turayazi ku isoko y'amakrypto y'uko ushobora kuyavunjamo fiat money. Ni ubwo buryo tubikoramo, kandi ibyo byose twabikoreye kugira ngo turebe isi ibintu tumaze igihe twirukamo, tukaba twarayagaje abantu tubahamagara tubabwira ko nta gishoro, ariko bagatanga umwanya, bagatanga n'ibitekerezo byabo. Na za megabyte ugomba kuzibara, utazibaze ntacyo ububaze buri. Ese igihe kirageze umuntu yazigaruza
kugira ngo nibura abone ko ibi bintu koko abantu atari ukwibukaniriza abantu gusa ibyo twarabikoze bitanga umusaruro n'ubundi ibyo turimo kubwira abantu ntabwo ari ibintu biri mu gihugu si nka bya bindi by'umuntu avuga ngo hembwa ngahe ngo ntawe uvuga umushahara genda ndabivuga nti nakuyemo aya dore ngaya nkabikwereka ushaka n'ibihamya nabikwereka ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ni ukucyasa oya wakuyemo angahe tukiri aho ngaho tutaraharenga okay kugeza ubu ngubu ayo nabaye nkuyemo ibihumbi 418 ayo y'amanyarwanda okay ayo nafashe mu ntoki ni 415 nakuyemo itike wagize wifashisha kuko ntabwo tuba tubisobanukiwe kimwe ugomba kwifashisha ababisobanukiwe kandi ukabifashwa n'umuntu wizeye ejo utazafata niwe ukasunikira umuntu benshi barabitwara baramusunikira hanyuma ukanamubura ntabwo ari byo rero cya mbere no kubishyiraho amakenga ariko igikuru ni uko ibintu twakoze twavunikiye iyo myaka yose biratanga umusaruro ahubwo icyo dutegereje gikomeye cyane ni igiciro cyayo kitaratangazwa kubera impamvu ziri politiki y'iyo bizinesi ariko uko iminsi igenda ishira nko kuri 14 hari icyo dutegereje nyuma yaho hari ibyo tugiye dutegereje kuko hari ibitaruzura nk'imibare y'abapayiniyazi bakenewe nka check account tarava mu nzira zo banaziha itariki 26 z'ukwa gatatu ku itariki 14 hari ibyo tuzatangarizwa nk'abatarakora KYC bataruzana na mining checklist abo bazakurwa mu nzira niyo tariki bahawe 100 n'itangazo rivuga hanyuma tukaba tugikomeje kuko update dufite ni abantu abayuzazi barenga miliyoni 60 kashiza amezi 6 na yindi update dufite kandi abantu barinjira buri munsi kandi abakenewe miliyoni 100 urwo n'urugendo ari ibitaragerwaho bimwe bikiri ibanga na gifuzi wumva bavuga iracyanditswe muri ecosystem za Pi turayibona ariko yakuweho ntiyongerewe ntiyagabanyijwe ukibaza n'impamvu banayishyizemo ibyo byose ni ibintu dutegereje isaha n'isaha ibyo byose ariko ntibyakuyeho ko abo ngabo badufasha ko abashaka kwikemura ubu ngubu babizi ko abantu bashonje kuki babanjije cyenjazi platforms ibyo byose ni bikwereka urugendo rwabo rwo kugira ngo abantu banze banizere yuko ibyo barimo ari ukuri yego wenda tutarajya kuri ibyo bitaraba tukagaruka kuri ibyo byabaye iyi Pi coin iba listed kuri izo exchanges ubu ngubu tuvugana igiciro cya Pi gihagaze gute kuri izo exchanges uko amakuru dufite nuko ikiza niyo nari ndiho ndebaho iyo nkoresha nkabwiye yari igeze kuri $1.65 wowe ugurisha Pi zawe igiciro cyari kikurangaye cya Pi kuri $1.98 wagurishije Pi zingahe rero byagenze bite dusobanurire kugira ngo abatabyumva ko tuba tubwira abantu batandukanye hari abatazi uko bikora hari n'ababizi ariko tuba tugira ngo duhere hasi ubare Pi 150 nizo wagurishije yes niba navuye ngo ntabwo ibihamya nta nubwo nabigurisha kuko nawe wenda kuza kuntera kuko ubu nazo mfite nari mfite n'izo ngizo izindi ngo nahise zitimba nyine wagurishije nabonye birya ndavuga nabizi kanzi boroke nazo imyaka 3 zizantabare mu gihe izaba zarazamuye igiciro kuko nabonye ibintu biteye ubwoba aho ndavuga nti hasi ntabwo nabisesagura muri ni ukuvuga ngo iyo exchange watubwiye yitwa OKX yego ngende nkoresha ni ukuvuga ngo izo muri Pi zigera muri 5 ubwo ufitamo imwe ukoresha mu gihe nahisemo OKX wallet yawe yo muri Pi wayihuje na wallet yaho ngaho muri iyo exchange byagenze bite dusobanurire reka da ngewe nafunguje iya OKX ukwayo kandi OKX impamvu ari nafunguyemo nuko niyo yabaye kwikubita niyo yaje kuri nimero ya mbere mu zemerewe gukorera
muri payi cyangwa se zamaze gukora KYB muri payi netiwaka, ndavuga nika nihitiremo okeyi kuko ariyo nari imaze kumenya, mfunguzamo konti, noneho icyo ukora ujyamo ugapikinga akawunti ya wallet yacu, ukayikopiya, warangiza ukinjira muri payi netiwaka akawunti, ukagera aho bakubaza wallet ugiye gushyiraho, ukayishyiramo, ugatransfaringa payi zikajyayo. Ni uko wabigenje? Yes, noneho iyo zigezeyo, iyo ubishatse uravuga uti reka noneho zivunje muki, zigerayo mu ma USDT. Zigerayo zaba USDT zitakiri payi? Zigerayo ziri USDT zitari payi? Juste urumva wohereza bafite konti, njye nafashe y'amantu y'ama USDT, iyo nshaka nayo gufata Bitcoin, ambeze uhitamo izi currencies ziri mu bucuruzwa hano kuri OKX. Payi ugiye kuzana urazishaka mu yihe currency iri hano? Yego. Njye rero nahisemo USDT kubera ko nashaka kugira gute ku exchange muri fiat money, hanyuma maze kuzibona mu USDT shaka ufite amafaranga asanzwe harayamu, kubera ko hari ababikora, hari abajya bayabona. Urumva icyo nari ngamije ni ikimirize, ni ukureba ibi bintu uko dushishikariza abantu ko twababwiye mwinjire mu nta igishoro n'ibyo, ariko sinaruma biratanga iki, icyo byatanze igihe narakibonye, maze kukibona ndavuga nurabizi kamagararira ibintu ndabona bitoroshye, kandi urumva turacyategereje umusaruro utaho. Ubwo urumva rero ntabwo ugomba kugira gute kubutagaguza, ugomba kuburundarunda kugira ngo uzagire umumaro mu gihe kizaza, kuko igihe kigiye kuza nicyo gihe gikomeye cyane, zaba kirimo inyungu nyinshi kujyana gake, kuko tutazi rero ngo umurongo n'uyu nguyu bigomba kugenderaho, ni ugutegereza uko bizaza, ahubwo tugatunganwa nabyo. Ntabwo zuratunganwa nabyo ufite iki, wabisesaguye wabirangije cyangwa ugomba kuba ufite akantu wibikiye kuvuga uti nikazamuka okay, ntaba mbonye agatubu. None se biracyari hafi. None se Kamanzi ndashaka kubaza nti hari urumva igiciro cya payi urebye kuri izo exchange kiri hasi, mu gihe abandi bari biteze ko igiciro cya payi kizaba kiri ku rwego rwo hejuru. Bamwe na bamwe bari bafite ibyizere byo twakwita nko kuvuga ngo bagiye gukira, bagiye kuba abaherwe, ariko izo payi warebye zigeze ku isoko ziri kubarwa agaciro k'idolari rimwe, n'ejo bundi byageze no kuri zeru. Urabona payi itaratengushye abantu? Ntabwo payi yatengushye abantu kuko ntabwo bari babisezeranye, wateguwe uwo mwasezeranye. Ubundi umurongo wa payi ni uvuga ko ntabwo payi umupayiniya ufite payi agomba kwishyura payi ku gicuruzwa na serivisi. Ubwo twagombaga kwihangana tugategereza ko ibyo bizaba, ariko mu gihe bitaraba nabo barabibonaga ngira ngo baradutega, baravuga ati ibyo ari byose aba bantu kugira ngo banizere ko ibintu bizagira umumaro, burya ngo ibipfu byumvira mu rusaku. Ugomba kureba ukavuga uti niba aba bantu bakira payi bakampa amafaranga, ubu nta kindi kintu kirimo ishyuba, kandi ubizi neza ko nta gishoro washoyemo, ubwo utumvira aho ngaho arumvira hehe. Bityo rero kuba payi bataratangaje igiciro, ntabwo bari gutangaza igiciro tukimayininga, icyo ni kimwe. Bari gutangaza igiciro ya mibare y'abapayiniyazi miliyoni 100 bataruzuye, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ntibari gutangaza igiciro bataratangaje ko aribwo bazagitangaza. N'ubwo icyo giciro nubwo twakibonye muri ecosystem za payi cyanditsemo, ntabwo bigeze bakivugaho n'umunsi n'umwe, baryumyeho. Ubwo rero ntamite ndahakagara bati ndabandora batunge bategereze ntegereze, nanjye nzatunga icyo giciro ndero amaherezo yacu. None ko bagiye bavuga ngo kuba ngo yarabaye listed ngo ntabwo ngo kiri scam, ese kuba listed nibyo bikuraho ko igira yisubiza ijambo iyi payi, cyane cyane ko hari abayishinja, bamwe na bamwe bashinja ko
ari igihuha abandi bakavuga ko ari uburiganya kuba yarabaye listed kuri izo exchanges nibyo bikuraho ayo makuru. buriya umuntu avuga amakuru uko ayazi cyangwa se uko abyumva, kandi ni uburenganzira bw'umuntu kuvuga ikintu uko acyumva cyangwa uko akizi, ariko uko ukizi ushobora kuba utakizi neza ariko hari abakizi. Abo bakizi rero niyo mpamvu tuvuga kugeza abakeneye kukimenya bacyumvise, kandi kukita ngo ni scam, ni scamming iki, ikwaka iki, nta na kimwe. Niba payi nta kikwaka ahubwo ikabigira ikitanga, ubu scam bwayo aho ngaho nibwo nshaka kumenya. Kuva ryari scam ya scamming abantu nta kibaka ahubwo ifite ikibaha. none se kuvuga ngo ntacyo ubaha ntiwabahaye umwirondoro wawe n'ibyangombwa byawe? Nase biragurwa. Ubwo se byaba ari byo bampembera? Ariko abashinja Pi Network hari ibirego byaturutse mu Bushinwa mu myaka 2023 bavuga ko bashobora kuzatwara imyirondoro y'abantu cyane cyane abadasobanukiwe iby'ikoranabuhanga bakazabacucura n'utundi bari bifitiye. Ibyo birego ntiwabyumvise? Burya rero yego ndakumva umuntu ufite icyo ashaka ntazana excuses, ntazana impamvu, ariko umuntu wese usobanukiwe icyo arimo cyangwa se icyo yagezemo impamvu zirashira, ahubwo intego ijya mbere. Umuntu wese wamenye payi, nta muntu ushobora kumenya ibya payi kwanza atayimenye, icyo ni kibaho. Ariko ibyo ni ibirego bitaturutse mu Rwanda, byaturutse hakurikiye mu Bushinwa. Nyine nibyo mubwira abo Bashinwa uvuga, bari gushakisha imibare n'udasanga aribo ku isi bamininga payi kuturusha. Ndisubira, abo Bashinwa bamininga payi ku rwego rwo hejuru. Ejo bundi twabonye amakuru y'uko ari nabo batangiye gushyiraho na za ATM machine zizajya zibikurizwaho fiat money iwabo bakayakomvantinga. Ubwo rero harimo abantu ahubwo hari abo ngabo bashobora kuba bazanye ibyo bintu hari abaherutse kuzamura ikintu nshaka kukivuga wenda batumva ko bisobanije, ariko baza gusanga ngo cyari kigamije kuza kwiba abantu payi. Ariko niyo nakivuga kugira ngo abantu bakitondere icyo bita delta kimaze iminsi gisubira. Amakuru ubwo yaje avuga yuko cyaziye kujya, kandi icyo nacyo cyaturutse mu Bushinwa. Abo rero nibo bashobora kuzamura iyo mpamvu, ahubwo tukabyitondera kuko twabonye basa nk'abasaba ibyangombwa bya payi. abo bitwa delta kandi ukibaza delta ujya kure kwihuta. Delta yo ibyayo biteye bite? Urakeka ko ishobora kuba yari ishima payi kwiba abaturage? nayo yaje tuyimayininga nk'uko kwa payi, ariko nta hantu igaragaza ko ukora kiwaje. Amakuru yaza kuza batubwira yuko bati mwitonde delta kubatutura payi kandi ni Inshinwa, duhina akaboko. Urabyumva? Duhina akaboko. Payi rero yo aho ibera indi ni ukuvuga ngo inkomoko, kuva ku nkomoko yayo kuri ba nyirayo barazwi, haba ari mu gihugu bakomokamo ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imirimo bakora, ibigwi byabo, ibyo bazorereyemo mu by'ikoranabuhanga, kugeza n'ubu ngubu ntawe urabikoma, ahubwo amabanki yose ikoranabuhanga bakoresha rizayiyambaza kugira ngo arusheho gukora neza mu cyerekezo cya banki y'isi. Ibyo byose, iyo mishinga payi ikoranabuhanga ryayo ya blockchain technology riri ku rwego rwa web 3.0, bigaragara yuko ari iryo koranabuhanga rihambaye rizafasha amabanki gukora neza akazi kayo. Kandi ubwo nibakorana, ikizaba gikurikiyeho ni uko umupayoniya atazaba agowe no kuba yabona fiat money mu gihe ayikeneye, kubera ko azajya yinyarira muri banki ikorana na payi. Kandi ibyo byose birateganijwe, hari ibyo twabonyemo nka ziriya banki zikomeye z'isi, nka biriya bigo byazo bya IMF zirimo muri ecosystem,
urumva ni ibintu nakwereka ntabwo ari ibintu byihishe. Ibyo ni ibiki bigaragara muri ekosisiteme ya payi? Yewe ni byinshi kereka tufunguyemo tukabibona. Telefone yanjye yarafunguraga ariko hari application banyeretse yabuzemo yatumaga bifunguka, ariko ushobora kubona umuntu ubifungura hanyuma abikwereka imbona nkubone tugafunguramo. Utamayininga payi rero ntiwakwinjiramo, ubu mayininga payi niyo winjiramo. None watubwiye ariko nawe wabigerageza, waza kubigerageza. Kamanzi reka twumvikane kugira tuganire duhana ijambo. Ni ukuvuga ngo uvuga ko iyo delta y'Abashinwa yaje bakababwira ko mugomba kwitonda batazabiba payi zanyu, ibyo ni nde babwiye? Amakuru atugezeho atyo ariko ko iyi miterere yayo ukabona ntiyari yagasobanutse twigiraho amakenga. Bavuga bati yaje kugira ngo bisusureho abantu payi. Uwo ni nde babwiye? Rega iyo bavuze ngo hari amakuru yasharataye biragoye kumenya ngo ninde wayazanye, ariko ntukayatesha agaciro na cyane ko utarashira amakenga imiterere y'iyo application. Ubwo rero nkanjye ku ruhande rwanjye nabo ngezaho amakuru agerageje kubabwira ni mwitonde, nanjye ubwanjye nabanje kuyihunga nuko nanjye nabo nagiye nyikuraho, nabo ubwabo bagize impungenge bamaze kubona ayo makuru. Amakuru agenda ahererekanywa, amakuru ntukayahunge, ariko nanone ntukumve yuko nta kuri kwabamo, ukabigenzura. Ariko amakuru menshi ari muri ibi bintu bavuga ko ari ibihuha cyangwa se ari amakuru agamije gushyushya imitwe y'abantu, aribyo bakunda kwita speculation. Ubu none iki ngiki ntabwo ari speculation, gifite igihamya. Uzambwire ngo we na screenshot noneho kugira ngo cyangwa se duhure mbikwiyerekere imbona nkubone. Screenshot ziki? Oya reka tuzahure mbikwiyerekere imbona nkubone yuko kuri payi na speculation zirimo. Ukuri kwaragaragaye, twari tuzifite mbere tubishidikanya, ariko wasoma white paper, wasoma n'izindi nyandiko zayo ukavuga uti ibyo byose uyu mushinga ni sawa. Ariko igihe cyarageze barawulonshinga officially kandi utanga umusaruro. Uhereye uwo munsi watangiye gutanga umusaruro. Uwo musaruro rero ngiye uvuga ntabwo nari gukomeza guha abantu amakuru y'ibintu ndigeze n'experienceinga, kandi narabikoze birakunda bingirira umumaro. Ibihamya nabiguha byanditse birikodede. Yego, ariko ndikukubaza ubikomojeho speculation mvuga ni biri kuri crypto market. Isoko rya crypto akenshi na kenshi ritwarwa n'amakuru nk'ayo ngayo, rimwe nayo ugasanga no kumenya aho yaturutse biranagoye. Tugarutse wenda ku byitwa icyo giciro cya payi kiriho kuri exchanges zitandukanye, ndashaka kubaza nti ubona atari igiciro kiri hasi cyane ku buryo n'abo bantu bamaze iyo myaka yose bamayininga bitabaca intege? Urakoze cyane, nibyo koko ibyo uvuze, kandi impamvu yabyo ifite ishingiro. Periode y'uko official open network iba, twari turi mu cyo bita unclosed mainnet muri roadmap ya Pi network. Iyo unclosed mainnet cyangwa se period ni uko umuntu yari yemerewe kwishyura Pi ariko ukayishyura uwo muri mu gihugu kimwe, uwo muhuje igihugu cyangwa region. Noneho mu kwiyumvikanira ku giciro ntabwo byari ihame igiciro kiniki, kuko rero iryo hame ritari ryakavuyeho, bisa nk'aho ari cyo kirimo gukurikizwa, na cyane yuko igiciro cya Pi gishimangiwe cyangwa gitangajwe na core team nta gihari, nta kirabaho. Ariko hari baduhaye rugari, bagumye kumubaza n'umushinga nyine, bagumye kumubaza ngo izagira agaciro ki. Arababwira ngo Pi izagira agaciro abapayoniya bifuza ko igira. Kuko yabasubizaga avuga ngo Pi will worth what pioneers want to be worth. Ni bande bayimubazaga? Bayimubarije he? Dr. Nicholas Kokari. Ni bande babimubajije? Hari ikinyamakuru cyitwa Pi Unit gikorera kuri YouTube, hakaba cyitwa CNN, hakaba cyitwa CEO influencers, umuntu yabishaka akabibona. Ibyo yagiye bisubiza cyo, haba ari mu video, haba ari mu nyandiko.
hanyuma icyo nzagishaka ahubwo nzaguha reference ibyo ndimo kubwira kuri ibyo yasubije nzaguha reference. Hanyuma haza kubaho inkubiri ubukangurambaga bwo kwishyiriraho igiciro mpuzamahanga cyumvikanyweho aricyo bita Global Consensus Value GCV. Hazaho ibiciro bitandukanye ariko iki cya 314 n'$159 by'amadolari y'Amerika aba aricyo gisa nkaho twavuga ngo gitsinze. Impamvu twavuze ko gitsinze nuko twaje gusanga umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu twaje gusanga umwe mu bahanga banonosora imishinga izakorera muri PAI ubita Kosasihi yanditsemo avuga yuko abona yuko icyo giciro cyaba cyiza ku mushinga wa PAI Network ko cyazayifasha kugera ku rwego rwo kuba stable coin. Ibyo bivuyeho nyuma yaho nko mu kwezi kwa karindwi n'abatari kwa munani, hagati y'ukwa munani kwa cyenda tubonaho yanditse yuko icyo giciro kiri confirmed, kubera ko mu nyandikire y'igifaransa n'icyongereza habamo utwitso utudomo tukajya tujya impaka kuri ibyo bintu kuko harimo akadomo ahandi hakaba utwitso. Igihe kiragira tugiye tubona utwo twitso n'utudomo twavuye badukuyemo, bituma twumva ko icyo giciro nubwo kitaratangazwa kitaraba endorsed ariko gishobora kuzaba cyo mu gihe tutazi, mu buryo tutazi, ariko natwe niho ducungiye. none nakubwiye nti ducunge bategereze tukibaza kuki cyanditsemo batarigeze bakivugaho na rimwe, kuki cyanditsemo kikaba kitaragabanijwe cyangwa cyongerwe cyangwa ngo gikurwemo, tutaranabategetse ngo bagishyiremo, bataranadutangarije ngo bagishyizemo. Ubwo nawe aho iyo bigezaho uravuga uti ibi ari byo byose reka ncungire hano ku irembo. Ubwo rero ducungiye ku irembo, mu gihe rero tugitungiye ku irembo uwanze kwibateza utwe cyangwa ngo ukeneye ufite itungo rikakugoboka, umuntu arakubwira ati sinaburara ngo nuko PAI igura 2 ndayitanga ariko ngirene mbone icyo kurya. Nta kinego rero kirimo cy'icyo giciro kiri hafi, reka bidegembye ariko amaherezo hari aho batazidegembye. Abafaransa baravuga ngo absence de charles de solidance, baragira batyo kubera yuko igiciro kitaratangazwa ariko nigitangazwa. Kandi ikindi giciro gishingiye kuri population ya PAI, ntabwo gishingiye kuri crypto market. Nigishingira kuri crypto market ari nacyo bariya bashaka bo kuri coin market bashaka, nibo bazakiyobora. Ahangaha rero abapioneers nibo bayobora igiciro nk'abakiriyeho nk'abagikoresha muri ecosystem za PAI. Ubwo uzumva ashaka kugikurikiza nyine azageza ku bapioneers. Nese umunsi bagitangaje barumva bari bazongera kuvuga iki ko tuzaba dufite abakira hano PAI kuri GCV. Ubwo rero baratugaragaza agati kubera ko igihe cyacu ni igihe cyabo, igihe cyacu nikiragera. Yego Kamanzi, ndumva twasoreza aha, kereka niba hari ikintu umva wakongeraho mbere yo gusezera. Cyo nakongeraho nuko nabwira abapioneer yuko bashonje bahishiwe, usibye no gusonza bahishiwe, ahubwo buri wese akarinda izamu rye. Ubwo ndavuga ibyangombwa bye, harimo passphrase, hakabamo password, akabamo no kurinda telefone ye, kuko harugira cyo akaba arayitaye kandi byose arimo yabibitse kandi yarabonye migration byo akoze indi account byabindi bya mbere bipfubusa. Urumva ko ari ukurinda kandi bakarindira kure mvuga ni ukubika ahandi heza hashoboka kuri bo. Ahasigaye tukarindira ijambo rya nyiri umukuru. Dore dusigaje umunsi umwe n'amasaha kugira ngo tugere ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu. Benshi bagahanwa abahawe KYC bayikore cyangwa se abatarujuje ibisabwa kuri mainnet checklist. Ubwo mvuze nyo bo baba babyumva. Okay. Reka dusoreza ngushimire cyane, ukomeze ugire ibihe byiza bwana Kamanzi. Murakoze cyane PN4 Africa. Yego. Yes. Nguwo rero Kamanzi nuko nguko ibintu abisobanura, nuko nguko abyumva.
ari nako kandi tumushimira kimwe n'abandi bose bakomeje kutwereka ko hari ibitekerezo bafite bashaka kuba basangiza bagenzi babo muri iyi si y'ikoranabuhanga tuba turimo. Reka rero tubashimire mwese namwe mwabanye natwe mwese abakomeje kutwereka ko muri inshuti zacu, kandi niba ukigera hano turagusaba gukora subscribe, ndetse kandi niba usanzwe uri inshuti yacu ushobora gukora like ndetse ugatanga n'igitekerezo kuri ibi biganiro, yaba ari iki ngiki tumaze kugirana Kamanzi ndetse n'ibindi twagiye tugira n'abandi bantu batandukanye. Kandi twongera tukuvuga tuti nta muntu hano tujya duheza, buri muntu wese tumuha ikaze kuko buri wese twemera ko igitekerezo cye aba ari ingenzi. Reka rero tubashimire cyane mwese, niba usanzwe uri inshuti yacu cyangwa se nubwo waba ukigirana bwa mbere, turagusaba gukora share ibiganiro ubigeze ku nshuti zawe n'abavandimwe, buri muntu wese wifuza ko yagira icyo amenya kuri bito turi kuganira, rwose umusangiza iki kiganiro ukora share. Hanyuma rero reka mbifurize gukomeza kugira Imana umugisha uturuka ku Mana, kandi mukomeze munagire n'amafaranga ndetse n'ubutunzi bwinshi, mukomeze mugire ibihe byiza rero naho ubutaha.